Yesu ashimwe. Mwene so Ernest Evangeliste ubasuhuza. Turashimira Imana ko iduhaye igitondo cyo kuzinduka twumva ijambo ryayo. Ni ya gahunda n'ubundi yitwa umutsima wa buri munsi, tukawurya, tukarya ijambo, tukagendana naryo, tukagendera muri ryo, tugategekera muri ryo. Nguhaye ikaze rero mu ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko yitwa ubudatsimburwa cyangwa se resilience, uva ku kwikomeza ku Mana. Turareba ukuntu Imana ikumenyera ubuzima, ikakurwanyiriza ibikurwanya iyo uyikomejeho. Mbifurije kuzinduka muri iki gitondo mwumvira ijambo cyane ryo kwikomeza ku Uwiteka, rikajya ku mutima wawe, rikajya mu bwonko bwawe, kubera ko ku isi ho nta cyiza gihari. Amakuru n'ay'indwara, n'ay'ibyorezo, n'ay'intambara, ariko ijambo riramanutse rivuye ku Uwiteka rivuganye nawe ngo kumwikomezaho ukamwiringira yaguha resilience, ukajya uba uhari. Imvura yaguye ukaba uhari, haleluya. Izuba ryavuye ukaba uhari. Mu gihe cy'uburwayi ukabaho, ukarusimbuka, impanuka ikazikurinda. Resilience, ugahora uhari, ukarama. Tugiye kubireba rero ukuntu umuntu yiringira Imana akarambana nayo, akagendana nayo. Dufate Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli. Igitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, iki ni igitabo nkunda. Ni umwe mu bahanuzi bakuru wanditse ubutumwa bwagutse kandi agira ihishurirwa rinini. Ahishurirwa hageze ubwo ahishurirwa uko ubwoko bw'Imana bwa Isirayeli bwari mu bunyage buzataha buvuye mu bunyage i Babuloni, ndetse yandika byinshi, amayerekwa menshi cyane, icyo teoloji cyangwa Bibiliya yita apocalyptic writing, inzandiko z'ibyahishuwe. Iki ni igitabo tugira mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano rishya tukahagira ikindi cyitwa ibyahishuwe. Ibi bitabo byombi nibyo byitwa apocalyptic writing. Reka dusome rero mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, igice cya mbere. Turasoma umurongo wa 8 ndetse n'uwa 9. Daniyeli igice cya mbere umurongo wa 8 ndetse n'uwa 9. Umurongo wa 8: maze Daniyeli agambirira mu mutima we kutiyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, ari cyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Umurongo wa 9: kandi Imana yari yatumye Daniyeli atona ku mutware w'inkone agakundwa nawe. Turawusubiramo: kandi Imana yari yatumye Daniyeli atona ku mutware w'inkone agakundwa nawe. Akira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo ngusobanurire ibintu bike ubundi dusenge. Uyu Daniyeli ni umwe na bagenzi be Saduraka, Meshake na Abedenego, bakaba abasore 4 ubashyize hamwe. Bavuye i Babuloni banyaganywe n'abandi. Bavuye i Yerusalemu bajyanwe i Babuloni banyaganywe n'abandi b'Isiraheli bari banyaganywe n'umwami wabo. Banyagwa n'umwami Nebukadinezari, abajyana mu bunyage i Babuloni, bahamara imyaka 70. Ndashaka kukubwira ikintu Daniyeli yakoze kigakora ku mutima w'Uwiteka, kigatuma aba resilient cyangwa se agira ubudatsimburwa mu gihe cy'imyaka 70 ubwoko bw'Imana bwa Isirayeli bwamaze i Babuloni. Daniyeli ngo yageze i Babuloni, habaho gutoranya abasore b'abaziranenge, bafite taye cyangwa indeshyo, bafite ubwenge, igihagararo, ngo bigishwe igikarudaya, imico y'abakarudaya, kugira ngo bazakoreshwe imirimo itandukanye mu gihugu. Daniyeli amaze kureba uko gutoranywa, amaze kureba uburyo ageze i Babuloni na bagenzi be, ngo yandika mu gice cya mbere umurongo wa 8, aravuga ngo afashe umwanzuro wo gukiranukira Imana. Iyo dufashe umwanzuro wo gukiranukira Imana no kuyikomezaho, igiza nayo ikagirana amasezerano natwe, waba ubizi waba utabizi. Iyo wiyanditsemo gukorera Imana ukabyumva mu mutwe, ukabyumva. Hari umuririmbyi wigeze aririmba ngo ndabyumva mu birenge, ngo ndabyumva mu maguru, ngo Imana ndayumva mu mutima, ndayumva mu mugongo. Ubugingo bwawe, ubuzima bwawe mu maraso, mu magufa, menenje zawe mu bitekerezo byawe, mu bwonko, ukumva mu Imana, ukagambirira gukiranukira Imana no kuyikorera. Igihe imanuka nayo igasinya isezerano, igateraho kashe ya office yo mu ijuru. Mu ijuru hari office ikora amasaha 24 kuri 24, ikavuga ngo uyu nzamurinda. Daniyeli ngo yagize umugisha wo kuramba. Daniyeli yari umukozi, umuyobozi, umutware w'ibwami.
umutware mukuru ibwami, akiranukira Imana ku ngoma ya Nebukadinezari. Imana ihabwa icyubahiro, Nebukadinezari avaho, hajyaho umuhungu we Belutishazari, yima ingoma. Daniel arahaba, ingoma arayirya arayirangiza. Haleluya. Hajyaho umwami witwa Dariyo, iyo ngoma Daniel yarayiriye nayo arayirangiza. Hajyaho n'umwami Kuro bisobanura uwasizwe, ari nawe mwami Abisirayeli bagiriyeho umugisha, akaza kubarekura bagataha bayobowe na Ezira. Nabyo tuzabirebaho. Bakagera ku kageza hava, bakabona amarembo yinjira i Yerusalemu afunze, bagasenga. Sibyo nshaka kugarukaho, ahubwo Daniel yariye ingoma z'abami bane. Byumve neza, umwami wa mbere avaho Daniel ari umutware mukuru akomeye, asenga ari umuhanuzi. Umwami wa kabiri ajyaho, Daniel akiri kwa kundi. Umwami wa gatatu kugeza ku mwami wa kane, imyaka 70, Daniel agira ubudatsimburwa, aba resilient, aramenyekana. Mwene data, muri iki gitondo ushaka kumenyekana ku biki? Ushaka gukomera ku biki? Ese ushaka kugira ubudahangarwa ku ndwara ziterwa n'abadayimoni? Ese ushaka kugira ubudahangarwa ku byorezo byateye ubu? Ushaka kugira ubudahangarwa ku mitungo yawe, ku rugo rwawe? Ushaka kugira ubudatsimburwa mu masomo wiga ugatsinda ukazavamo umuntu ukomeye? Ushaka gusohorezwa amasezerano ariko Imana ikazayagusohoreza ukiriho? Ese urashaka kubaho mu buryo bw'umwuka? Urashaka gukomera? Urashaka kwirahirwa abantu bakavuga ko urimo umwuka w'Imana? Nyemerera dusenge. Ndifuza kugufasha gusenga muri iki gitondo kugira ngo Imana iguhekururira ibigeragezo. Ubihagararemo, ntutsindwe, ubisohokemo kigabo. Kandi Imana iguhekururira imitego ya Satani n'abadayimoni bajye bajya kukuryaho, gutamiraho bumva urarura. Ndumva nifuza ko nagusengera ukarurira ibyaha ukabibihira, ntibigufata ariko nabyo bikakubihira, ukaryoherwa n'inzira zijya mu ijuru. Umuhanzi Israel Mbonyi naramukunze, yaririmbye indirimbo ivuga ngo unkebuke ngo mbone mu maso hawe, ngo kandi unyuzuze amavuta mu itabaza wampaye, ngo unsubizemo kuryoherwa n'agakiza. Abantu barabihiwe, indwara zatumye abantu bahibihirwa, ubukene, esanse yarapanze, amadene, ibintu byinshi, ubupangayi, ntago nabivuga muri aka kanya ngo mbirondore. Ariko Imana igiha abantu kuryoherwa n'agakiza. Haleluya. Umuntu akongera kuzura umwuka wera wo gukomera, umuntu akongera kuba resilience, imbaraga z'umwuka wera. Imvura yagwa ukishima, izuba ryava ukishima, waba ufite amafaranga ukishima, waba utafite ukishima, ukibuka ngo Uwiteka wandinze cya gihe. Uwiteka yabanye n'Abisiraheli, arabarinda, bataha amahoro. Daniel rero yatubera urugero rwiza muri iki gitondo rwo kwikomeza ku Uwiteka. Waba ushatse kwikomeza ku Uwiteka kugira ngo aguhe ubudatsimburwa mu masomo yawe, wigutsinde udatsimburwa, kwa muganga aho uri uveyo alabenesti, amahoro, Imana igukiza uburwayi. Waba ugize ikihe cyifuzo? N'abana bawe ushaka ko batsinda amasomo? Waba ugize icyifuzo cy'uko Imana igukiza uburwayi? Ese ufite umutwaro w'ibyaha wifuza ko Imana ikubabarira ukezwa? Ca bugufi dusenga Imana, dutegeke. Mu ijambo ry'Imana habamo kurema ubuzima, turema ubudatsimburwa. Imana ikuneshereza ibyakuneshaga, wihanaga ugasubira inyuma. Imana iguhereza resilience, kugukizwa, kuzima, kutirirwa kwivuruguta mu byaha. Imana iguha agaciro, abana bawe bagira agaciro, ababyeyi bawe bagira agaciro. Niba uri imfubyi, abazagushibukaho bagira agaciro. Nyemerera dukubite imbaraga zose zirwanya resilience ku bantu basenga. Kubwira ijambo wumvise uyu munsi cyangwa muri iki gitondo, fatanya nanjye, zamura ikiganza dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, Uwera wa Isiraheli, Imana iri mu ijuru ryera, ishagawe n'ibizima n'abakuru, abakerubu n'abaserafu, abamarayika, Imana iramywa ku isi no mu ijuru, Imana ifite ubutware n'ubushobozi, Imana ihindura ibyanze guhinduka. Twumvise ijambo ry'uko kukwizirikaho bituma umuntu aba resilient, mu bihe biba agakomera, mu bihe byiza akagushima, kandi kujya urwana intambara ukayinesha. Sengera umuntu wadukurikiye afite umutwaro w'ibyaha kugira ngo umubabarire ibyaha, kuko aciye bugufi imbere yawe. Kandi utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza we, ubwo azajya ku rusengero bamusengeye agiye kubatizwa yandikisha, uzabane nawe umuhe umutima wo kuza aje. Sengera umuntu wakurikira ijambo asanzwe
yarabatijwe ariko agasubira inyuma kugira ngo umwambike imbaraga n'umwuka wera umukomeza asubire mu murimo wawe, mu nzu yawe agukorere. Sengeye umuntu ugize icyifuzo cyo kuba resilient, akavuga ngo ndifuza kuba resilient, igihugu cyanjye kikaba resilient, itorero tukaba resilient, mu buzima bwa buri munsi imiryango yacu ikaba resilient. Ndirukana umwuka uca ubudatsimburwa mu ngo, mu rukundo, amasezerano abantu bagiranye ugateza divorce. Twirukanye izi mbaraga mu izina rya Yesu Kristo, twirukanye uburwayi mu bana, twirukanye elebonesitra, imbaraga zituma abana batsindwa mu ishuri. Dusengeye abana bazakora ibizami bya leta, dusengeye abanyeshuri bari muri za kaminuza batwumva, kugira ngo utange resilience kandi utange intsinzi. Dusengeye umurimo wawe muri rusange, dusabye imbaraga zidasanzwe zirema n'ibitariho bikabaho, ibyananiranye. Umuntu uri kutwumva arwaye imitwe yanze gukira, imigongo yanze gukira, indwara z'umuriro zihoraho, dukubise hasi, twatuye resilience n'intsinzi iva mu gusenga. Turagushimiye ko wabanye natwe, icyubahiro ni icyawe none n'iteka ryose. Urakoze, amen. Imana ibarinde.